الحمد لله الذي خلقنا ورزقنا ولم يتركنا هملا بل أرسل إلينا رسولا فمن أطاعه دخل الجنة ومن عصاه دخل النار. والصلاة والسلام على رسول الله وعلى سائر الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحابته الكرام ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين وبعد. dutangiye dushimira Allah subhanahu wa ta'ala waturemye akaturemera n'amafunguro akatwohereza n'intumwa, bityo uzumvira izo ntumwa azajya mu ijoro n'uzazigomekaho azajya mu muriro. Amahoro n'imigisha by'Imana nyagasani bigwire kandi bisakare ku mukunzi wacu intumwa yacu Muhammadi sallallahu alayhi wa sallama, we nabe n'abasangira ngendo be natwe twamukurikiye n'abandi bazamukurikira kuzageza ku munsi w'imperuka. Dusaba Allah subhanahu wa ta'ala ko yadushyira muri abo ngabo tukazapfa turi abayisilamu, kandi tukazapfa turi abayisilamu beza bagandukira Allah subhanahu wa ta'ala. Uyu munsi ikiganiro cyacu nanone kirongera ikibande ku mateka y'abasangirangendo b'intumwa y'Imana Muhammadi sallallahu alayhi wa sallama. Uyu munsi turarebera hamwe amateka y'umusangirangendo w'intumwa y'Imana Muhammadi sallallahu alayhi wa sallama, umusangirangendo wagize ibigwi bikomeye n'amateka ahambaye muri Islamu, wagize uruhare rukomeye cyane mu gukwirakwiza no mu gutangaza ivugabutumwa rya Kisilamu no kurikomeza rikabasha gushinga imizi rigakomera. Uwo nta wundi ni Ali mwene Abi Talib, Ali ibn Abi Talib. Amazina ye yitwaga Ali mwene Abi Talib mwene Abdul Muttalib mwene Hashim mwene Abdul Manaf mwene Qusay mwene Kilab mwene Murra mwene Kab mwene Lu'ay mwene Ghalib mwene Fihri mwene Malik mwene Nadri mwene Kinana mwene Khuzaima mwene Mudrika mwene Ilyas mwene Mudar mwene Nizar mwene Maad mwene Adnan. Igisekuru cye kiragenda kikagera kuri Ismail ibn Ibrahim. Igisekuru cye kiragenda kikagera kuri Ismail mwene Ibrahim. Yavutse mu mwaka wa 600 duhereye igihe Yesu yavukiye. Avukira i Maka. Intumwa Muhammad sallallahu alayhi wa sallam yimuka ijya i Madina, iva i Maka yari afite imyaka hagati ya 22 na 23. Uwo ni Ali mwene Abi Talib. Yarerewe mu rugo rw'intumwa y'Imana Muhammad sallallahu alayhi wa sallam nyuma y'uko se apfuye yitavye Imana. Mwene Abi Talib, Ali mwene Abi Talib abarwa mu basangirangendo b'intumwa y'Imana Muhammad sallallahu alayhi wa sallam bari bakomeye kandi bibanze ndetse bimbonera. Amateka atwigisha ko ari we winjiye uw'Islamu bwa mbere ari mutoya afite imyaka mike. Yari mu muryango w'intumwa y'Imana Muhammad sallallahu alayhi wa sallam kandi wa hafi kuko ari murumuna we wo kwa se wabo. Yaranzwe no kugira ubutwari, arangwa no kugira ubumenyi, kandi arangwa no kugira ukuri. Yangaga akarengane akanakarwanya, agakunda ukuri n'ubutabera.
rwose amateka ye mu Islamu ni amateka akomeye cyane udashobora kurenza ingohe. Ari mu bantu 10 bahawe inkuru y'ijuru bakiri ku isi, kandi ari mu basahaba 6 bari inkingi ya mwamba intumwa y'Imana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ku buryo ntacyo yabakoraga atabagishije inama. Ikindi twamuvugaho nuko yari umuyobozi wa 4, yabaye umuyobozi wa 4 wayoboye abayisilamu nyuma y'urupfu rw'intumwa y'Imana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nyina yitwaga Fatima mwene Asad mwene Hashimu, Asad mwene Hashimu, Hashimu mwene Abdumanaf. Mama we yinjiye Uislamu ndetse yimukana n'intumwa y'Imana Muhammad sallallahu alaihi wasallam bava i Maka bajya i Madina. Ni naho yapfiriye i Madina, ndetse naho yashyinguwe. Akimara gupfa intumwa Muhammad sallallahu alaihi wasallam yaramusariye, irangije iranamushyingura, ndetse inavuga ibikorwa by'indashyikirwa yakoreye Uislamu. Uwo ni mama wa Ali mwene Abi Talib. Ali yarafite abandi bavandimwe bavukanaga, harimo uwitwaga Talib, n'uwitwaga Aqil, n'uwitwaga Jafar. Ikindi twavuga kuri Ali mwene Abi Talib, nuko yahavuzwe izina rye turavuga ngo karamallahu wajhahu, Imana ihe uburanga bwe icyubahiro, cyangwa se Imana yahaye uburanga bwe icyubahiro. Abamenyi bavuga ko impamvu tuvuga gutya ari uko atigeze mu buzima bwe yubamira ibigirwamana. Ntago mu buzima bwe Ali mwene Abi Talib yigeze yubamira ibigirwamana. Abandi bakavuga ko impamvu tuvuga gutyo ari uko atigeze areba ubwambure bw'uwo ari we wese mu buzima bwe. Yari murumuna w'intumwa y'Imana Muhammad sallallahu alaihi wasallam kwa se wabo, kandi akaba n'umukwe w'intumwa y'Imana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ubwo twabivuze yewe Abayisilamu ku nshuro ya 4 nyuma y'urupfu rw'intumwa y'Imana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Uwa mbere yari Abubakari, hakurikiraho Umar ibn al-Khattab, hakurikiraho Uthman ibn Affan, we aza ari uwa 4. Yahawe inkuru y'ijuru akiri kuri iyi si. Ari mu bantu 6 bagishwaga inama n'intumwa y'Imana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kandi ari mu bantu intumwa y'Imana yavuye kuri iyi si yishimiye. Amateka akomeza kutubwira ko ashobora kuba ari umuntu wa 2 cyangwa wa 3 winjiye mu Islamu. Hanyuma nanone amateka agashimangira ko ari we wa mbere wabaye mu Islamu ari mutoya. Yamenyekanye nk'umuntu wari uzi kuvuga, akamenya gusobanura amagambo. Ibyo yavugaga byabasha kumvikana, bikagera ku mutima, ndetse bikanyura ubwonko. Hari amagambo menshi meza y'ibisigo n'amagambo meza yuje ubwenge n'ubuhanga amwitirirwa, na n'ubu tugisoma mu bitabo. Amateka akomeza kutubwira ko yaranzwe n'ubutwari bw'akataraboneka, arangwa no kugira imbaraga, yakundaga ukuri, kandi
yari n'umuntu wari wariyeguriye Imana, iby'isi ntabwo yabyitagaho cyane, yari yarabiteye umugongo. Uwo yari Ali mwene Abi Talib. Ku gihe cye abarwa nk'umumenyi wari ukomeye cyane ku buryo buhebuje, ndetse abenshi muri bo bavuga ko ari we mumenyi wasumbaga abandi bose ku gihe cye. Amavuko ye ya Ali mwene Abi Talib, amateka atubwira ko mu bana b'iwabo ari we wari bucura, niwe wari mutoya mu bana Abu Talib yari afite, Ali niwe wari bucura. Uyu Abu Talib yari mwene Abdul Muttalib wari umwe mu bikomerezwa by'Abakuraishi, ndetse yari ashinzwe n'umurimo wo kuvomera no guha amazi ababaga baje gukora umutambagiro kuri Al-Kaaba. Aka rero kari akazi gakomeye katahabwaga uwo wese, ahubwo kahabwaga umuntu wabaga ari igikomerezwa yubahitse cyane kandi ava mu bwoko bwubashywe. Inkomoko y'intumwa y'Imana Muhammad salama, nk'uko twabivuze, igisekuru cye kiragenda mpaka kikagera kuri Ismail mwene Ibrahim. Intumwa Muhammad salama yarerewe mu rugo iwabo kwa Ali, arerwa na se wa Ali ari we se wabo intumwa y'Imana Muhammad salama, ndetse arerwa na nyina wa Ali Fatima bint Asad. Nibo bamureze intumwa Muhammad salama irahakurira, nyuma y'uko yari imaze gupfusha ababyeyi ndetse imaze no gupfusha sekuru Abdul Muttalib, nawe bamwitayeho cyane. Izindi nkuru, ibindi bitangaje zitubwira kuri Ali, nuko Ali yavukiye i Maka, ndetse avukira muri Al-Kaaba imbere, niho nyina yamubyariye. Ibi nabyo biri mu bishimangira icyubahiro Imana Nyagasani yari yamuhaye. Ali mwene Abi Talib ageze mu myaka 5, hagati y'5 n'6, Maka yanyuze mu bihe byari bikomeye cyane by'ubukungu bwaragabanyutse, banyura mu myaka yari ikomeye cyane. Yagize uruhare rubi mu bukungu bwa Maka. Icyo gihe se wa Ali ari we Abu Talib yari afite abana 3 b'abahungu. Hanyuma Muhammad sallallahu alaihi wasallam na se wabo n'uwo Muhammad sallallahu alaihi wasallam bitaga Al-Abbas baza kureba Abu Talib, baramubwira ati dore ufite abana 3 kandi turabona Maka irimo iranyura mu bihe bibi cyane, ubukungu bwaragabanyutse, ubukene burahari bwinshi, none duhe bamwe muri abo bana tujye kubitaho, tukugabanyirize, turebe ko ibi bihe bibi, ibi bihe by'ubukungu bwamanutse byarangira. Hanyuma Muhammad nibwo yafataga Ali ajya kumurerera iwe, naho Abbas yafata ubita Jafari nawe ajya kumurerera iwe, kugira ngo borohereze Abu Talib. Hanyuma uko niko Ali yisanze ari kurererwa mu rugo rw'intumwa y'Imana Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
ari rero yahise arerwa mu rugo rw'Imana Muhammad sallallahu arahakurira. Amateka atubwira ko yakundaga guhorana n'intumwa y'Imana Muhammad sallallahu nta hantu hamwe intumwa Muhammad sallallahu yajyaga batari kumwe na Ali mwene Abi Talib. Ndetse amateka akomeza kutubwira yuko na hahandi intumwa Muhammad sallallahu yajyaga ijya kwiherera mu buvumo bwa Ghar Hira, akajya gusenga no gukora ibikorwa bitandukanye bimwegereza Allah, yabaga ari kumwe na Ali mwene Abi Talib. Ibi Ali mwene Abi Talib yabyungukiyemo cyane kubera ko byamurinze kugira izindi mana yikubita imbere. Niyo mpamvu amateka yakunze kutubwira yuko Ali atigeze yubamira ikigirwamana icyo ari cyo cyose. Uburanga bwe nta kindi kigirwamana na kimwe bwigeze bwubamira, ahubwo bwubamiye Allah subhanahu wa ta'ala wenyine gusa. Niyo mpamvu iyo tuvuga Ali duhita tuvuga ngo karramallahu wajhahu, Imana ihe icyubahiro uburanga bwe, cyangwa se Imana yahaye icyubahiro uburanga bwe. Iri jambo rishobora kuza ari iduwa turi kumusabira ko Imana yaha icyubahiro uburanga bwe, kubera ko nta kindi kigirwamana yigeze yubamira, cyangwa se rikaza ari inkuru itubwira ko Imana deja yarangije kumuha icyubahiro, yarangije guha uburanga bwe icyubahiro, kubera ko nta kigirwamana na kimwe Ali yigeze asenga. Yitwaga Ali mwene Abi Talib, ariko yari afite n'andi mazina y'utubyiniriro atandukanye. Yitwaga Abul Hasan nisbatan ila ibn al-Hasan. Yitwaga Abul Hasan kubera ko yari afite umwana witwaga Hasan, akitwa Abu Turab kubera ko intumwa iki cyari gishambagizo n'akabyiniro yamuhaye kubera urukundo intumwa yamukundaga. Nanone yitwaga Asadullah, intare y'Imana, kubera ubutwari yagiraga ndetse n'ubutwari yagaragazaga iyo yabaga ari mu ngamba zitandukanye ari kurwana n'abantu batari abayisilamu. Akandi kabyiniro yari afite yitwaga Al-Murtada liridallahi wa rasulihi anhu, yitwaga uwizihiwe cyangwa se uwishimiwe, kubera ukuntu Imana yamukundaga no kubera uburyo intumwa y'Imana Muhammad sallallahu yamukundaga. Ali mwene Abi Talib yari umumenyi uhambaye mu byerekeranye n'amategeko ya Islamu, byo twita fiqh, ndetse ari n'umumenyi wa tafsir ya Qur'ani, ndetse ari n'umumenyi wa hadith z'intumwa y'Imana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nubwo nta hadithi abantu benshi cyane bakunze kumva zivuga ko zaturutse kwa Ali, kubera ko yakundaga guhora ahugiye mu ntambara nyinshi yarwanaga ari kumwe n'intumwa y'Imana Muhammad sallallahu, ndetse anahugiye mu bijyanye no gukemura ibibazo bitandukanye by'abo yayoboraga, ahugijwe n'ubuyobozi no gutunganya imibereho y'Abayisilamu. Ariko ubundi Ali yari umumenyi ukomeye cyane wa hadith. Abasahaba bakundaga kumugarukaho cyane, bamubaza ibibazo bitandukanye kugira ngo basobanukirwe idini yabo. Igihe kimwe n'umwe Muhammad sallallahu yigeze kuvuga iti, njyewe ndi umujyi w'ubumenyi, ariko Ali ni umuryango w'uwo mujyi. Ashaka kuvuga ko Ali afite ubumenyi k'agatangaza.
ikindi twamuvugaho Ali mwene Abi Talib nuko iyo muzaniraga inkuru uvuga ko yaturutse ku ntumwa y'Imana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ntabwo yapfaga kwiyemera uko abonye, ahubwo yarayikurikiranaga kugira ngo koko amenye neza nimba yaraturutse ku ntumwa y'Imana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ahabaga yirinda kuba yabeshyera intumwa y'Imana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ibi nabyo biragaragaza ugutinya yari afite, kubera ko yatinyaga kuba yabeshyera intumwa y'Imana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nanone iyo yagiraga ubumenyi abona cyangwa se amenya, yarwaniraga kubwandika kugira ngo ntibuzaveho bumucika cyangwa se ngo buveho bwibagirana. Ali mwene Abi Talib yigeze kuvuga ati ma dakhala nawmu aini وما غمض رأسي على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى علمت ذلك اليوم ما نزل به جبريل رضي الله عنه. Iza kuvuga ngo nta ijisho ryanjye ryigeze riryama ku gikintu Imana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, nta nubwo nigeze ndambika umutwe wanjye hasi ku gikintu Imana Muhammad sallallahu alaihi wasallam ntaramenya ibyo Jibril yazaniye Imana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ibi nabyo biratwereka uburyo Ali mwene Abi Talib yari afite ubushake ndetse n'uburyo yashyiraga imbaraga mu gushakisha ubumenyi no kumenya ubumenyi bw'idini ya Islam. Umuntu nk'uyu nguyu tutamuvuze twavuga nde? Ndetse ikindi twavuga kuri Ali mwene Abi Talib nuko nanone yavuze ati Imana inna rabbi wahabari qalban aqula, ati Imana yampaye umutima w'ubwenge kandi ushyira mu gaciro, ndetse ampana ururimi rwo kubaza, nta kintu nashaka kumenya uretse ko nakibazaga intumwa y'Imana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kandi ikinabazaga intumwa y'Imana Muhammad sallallahu alaihi wasallam yarakimbwiraga akakinsubiza. Ibi byose biragaragaza ko Ali yari umumenyi w'igitangaza, kureba ntiyatinyaga kubaza, kandi iyo yabazaga ntiyapfaga kwibagirwa. Yakundaga kubwira abantu abwira ati mwirinde kugira isoni zo kubaza igihe mufite ibyo mushaka kubaza, mujye mubaza. Ibi nabyo biri muri amwe mu magambo Ali yadusigiye tumwibukiraho. Ali mwene Abi Talib yari mu bantu bake cyane bari bazi kwandika no gusoma mu ntangiriro z'Ubuyisilamu. Ikiyongereyeho hejuru y'ahangaha, yari mu itsinda ry'abari bagize kwandika wahayi cyangwa se ubutumwa Jibril yazaniraga intumwa y'Imana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ubuhanga n'ubumenyi yari afite mbere y'Ubuyisilamu bwo kumenya kwandika no gusoma byatumye aba inararibonye, bituma aba n'umumenyi w'agatangaza mu gusobanukirwa idini ya Islam. Nanone ikindi twamuvugaho Ali mwene Abi Talib nuko yashishikazwaga no gushyira mu bikorwa ibyo yamenye,
kugeza ubwo we Ali mwene Abi Talib yashyiraga mu bikorwa, kabone nubwo byabaga ari mu bihe bikomeye, nubwo byabaga bimugoye, nubwo byabaga bimukomereye, ariko ntiyatinzagamo mu gushyira mu bikorwa ibijyanye n'ubumenyi yabaga afite. Ndetse kuri we yabonaga ko umumenyi udashyira mu bikorwa ibyo yamenye ubu ngubu atari umumenyi. Igihe kimwe yigeze kuvuga ati ahmalatal ilm imalu bihi, yemwe bamenyi nimushyire mu bikorwa ibyo mwamenye, kubera ko umuntu ntago yitwa umumenyi keretse abanje gushyira mu bikorwa ibyo yamenye. Arongera avuga ati iyo umuntu akoresheje ibyo yamenye, ubumenyi bushinga imizi bugakomera mu gituza cye ndetse no mu bwonko bwe, ariko iyo yirengagije agatera umugongo ntashyire mu bikorwa ibyo yamenye, ubumenyi burigendera. Nanone Ali mwene Abi Talib yakundaga kugira inama abantu ko bagomba kuba hafi y'abamenyi, ntibabave iruhande, kugira ngo babashe kubakuraho ubumenyi. Ali mwene Abi Talib yari afite ibyiza byinshi, mu kuri ntabwo amateka byose yabivuga abirangize. Natwe muri izi nyigisho z'iminota mike ntabwo tubirangize, ariko gusa yaranzwe n'ubutwari bukomeye, arangwa no kwitangira abandi, arangwa no kuri, arangwa no kwiyegurira Imana ndetse no gutera isi umugongo. Yakunze kurangwa no kurwanya akarengane, mbese yari umuyobozi w'icyitegererezo mu kurwanya akarengane no kwanga akarengane ndetse no gukunda ukuri. Yakunze kwicisha bugufi mu buzima bwose, yaranzwe no gutinya Imana. Abaswahaba bagenzi be bamutangira ubuhamya, ndetse n'abamenyi bakunze kumuvuga ko yari umumenyi w'igitangaza mu bihe byinshi byagiye bitambuka. Abaswahaba bamutangira ubuhamya ko yari umunyembaraga mu ntambara, kandi yakundaga kugira ubugenge n'ubushishozi iyo yabaga ahawe inshingano zo kuyobora abandi cyangwa se kugira ibyo ayobora. Yarangwaga no gukorana umurava agamije gushimisha Imana, kandi agakora atitangiriye itama. Ikindi twamumenyaho nuko mu ntambara ya Khaybari niwe wari ufite idarapo mu kaboko ke, idarapo rya Kisilamu n'ibendera rya Kisilamu, kugeza bageze ku ntsinzi. Ibi byatumye aguma kuba ikirangirire, ndetse n'amateka aguma kumwandika mu ntwari z'Ubusilamu. Igihe kimwe Umar ibn al-Khattab yigeze kuvuga ati Dawla Ali laharaka Umar. Igihe kimwe Umar ibn al-Khattab yigeze kuvuga ngo iyo ataza kuba Ali, Umar yari korama akarimbuka. Ashaka kuvuga ko Ali yari afite ubumenyi bukomeye, kandi afite n'ubushishozi bw'akataraboneka.
hagaragaye hadithi nyinshi z'intumwa y'Imana Muhammad sallallahu zazaga zisingiza zinavuga neza Ali, zimuvuga ibisingizo bikomeye. Harimo nk'imvugo ivuga ngo Ali yumini wa ana minhu, ati Ali ari muri nge kandi nanjye ndi muri we. Aha byari muri ghazwat Tabuk, ubwo intumwa Muhammad sallallahu ashaka kujya mu ntambara ya Tabuk. Yaramubwiye iti ama tarda an takuna minni bimanzilati Haruna min Musa, ati se yewe Ali ntiwifuza kuba kuri njyewe wafata urwego nk'urwo Haruna yari afite kuri Musa. Illa anahu la nabiyya ba'di, buretse ko nyuma yanjye nta yindi ntumwa izaza ndetse nta n'umuhanuzi, ariko ubundi njye ngufata nk'uko Musa yafataga Haruna. Nanone intumwa Muhammad salama igiye kumusiga i Madina, igiye kujya ku rugamba, yaravuze ati uwo nari imbere y'umuyobozi guhera aka kanya Ali niwe muyobozi we. Ashaka kubabwira ko ari we abasigiye, bazamwumvire bamwumvire, azabayobore nk'uko intumwa Muhammad salama yabayoboraga. Ali mwene Abi Talib yaje gushakana n'umukobwa w'intumwa y'Imana Muhammad sallallahu alaihi wasallam bitaga Fatimatu Zahra radiyallahu anha, Imana igasimwishimire. Uru rushako rwabo n'uyu mubano wabo waje kuba intangarugero mu mateka. Ali yaramukundaga ndetse na Fatima akamukunda. Baje kubyarana abana batari bake mu babyaranye, baje kubyarana mu Hasani ndetse na Hussein, baza kubyarana na Zainabu ndetse na Kulthum. Ali nk'uko twabivuze ntabwo yajyaga apfa kwemera ibivuzwe byose. Iyo yazanirwaga inkuru ivuye ku ntumwa y'Imana Muhammad sallallahu yarabanzaga akayicunguza kugira ngo amenye ko kariho yaturutse, akabaza abantu batandukanye ndetse byaba ngombwa akanabarahiza. Ibi byose yabikoraga kugira ngo yirinde kuba yagwa mu mutego wo kubeshyera intumwa y'Imana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ali mwene Abi Talib nanone ikindi twamuvugaho, Ali mwene Abi Talib nanone ikindi twamuvugaho nuko yakundaga cyane kwita kuri sunna z'intumwa y'Imana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, akazigisha abayisilamu kugira ngo bisobanukirwe, akabasobanurira. Ndetse yakundaga gutanga na khutuba ndetse n'amawa'iza atandukanye, asobanura tawhid, asobanura imyemerere ndetse n'imyizerere y'Ubuislamu. Yatanze umusanzu ukomeye cyane mu gushyiraho gahunda y'ubutabera bwa Kisilamu. Aha umurongo n'intumwa y'Imana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kugeza ubwo bamujyaga bamugarukaho cyane, bamubaza ibijyanye na fiqh ndetse n'ibijyanye n'ubutabera n'ubucamanza. Ali mwene Abi Talib karamallahu wajhahu, nk'uko twabivuze, yinjiye Uislamu ari umwana muto cyane. Intumwa Muhammad sallallahu alaihi wasallam imaze kugaragariza
abo mu muryango wayo ko ari intumwa, ndetse ibyo akora byose aba ari gushyira mu ngiro amategeko y'Imana nyagasani subhanahu wa ta'ala, ndetse ababwira yuko uzamwemera akemera ibyo avuga, akemera Imana, azaba inshuti ye ndetse akazamuha n'umurage igihe azaba atakiri ku isi, kandi ndetse akazaba n'umuyobozi nyuma ye. Ahangaha ni mu Muhammad rimeze nk'iguhanura, nako yari guhanura. Ntabwo bigeze bamwemera uretse Ali, niwe wamwemeye, amwemera ari umwana. Bityo ni gutyo Ali yaje kwisanga yinjiye mu Isilamu, ari we muntu winjiye mu Isilamu bwa mbere afite imyaka mikeya. Amateka agomba kutubwira yuko Ali ntigeze atinda kwemera intumwa y'Imana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kubera ko muri hadisi ya Anas batubwira ko intumwa y'Imana Muhammad sallallahu alaihi wasallam yahawe ubutumwa ariko uwa mbere, noneho ari we akaba umuyisilamu ariko wa kabiri. Ashaka kuvuga ko Ali atigeze atindaganya cyangwa se ngo ashidikanye cyangwa se ngo azuyaze mu kwemera no mu gukurikira intumwa y'Imana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Aha rero batubwira ko Ali nk'uko twabivuze nyine ari mu bantu bemeye intumwa y'Imana Muhammad sallallahu alaihi wasallam ari bato. Yari ari mu myaka hagati y'imyaka 9 n'imyaka 8 cyangwa se 10, ntabwo yararenze aho ngaho, niko amateka abitubwira. Abandi bakatubwira ko ari umwe mu bagabo babiri babaye Abayisilamu. Uwa mbere ni Abubakar, hakurikiraho Ali. Ariko nanone amateka akabivangura, akatubwira ngo Abubakar niwe wa mbere wabashije kugaragaza Uwisilamu bwe, naho Ali we yabanjije kujya ahisha Uwisilamu bwe, nk'uko n'abandi benshi babaye Abayisilamu bakajya babanza guhisha Uwisilamu bwabo, badashaka kubugaragaza kubera kwirinda ingaruka zishobora kubabaho. Nanone ikindi twavuga kuri Ali mwene Abi Talib, amateka atubwira yuko ari we wa mbere wasenganye n'intumwa y'Imana Muhammad sallallahu alaihi wasallam ndetse n'umugore we Khadija. Ikindi twavuga kuri Ali mwene Abi Talib, nuko ubwo intumwa Muhammad sallallahu alaihi wasallam yafataga icyemezo cyo guhungira i Madina, ubwo Imana yari imaze kumuhishurira umugambi mubisha Abakoresha bari bamufiteho igihe bateraniraga muri Dar al-Nadwa, bakemeranya ko bagomba kwica intumwa y'Imana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bakavuga yuko bagomba gufata muri buri bwoko umusore w'umunyembaraga ufite imbaraga, hanyuma bakamuha intwaro, bose bakagenda bagahurira ku ntumwa y'Imana Muhammad sallallahu alaihi wasallam nk'umuntu umwe, bakamukubitira icyarimwe, hanyuma Muhammad agapfa, akagwa mu maboko y'abo basore bose baturuka mu bwoko bwose, kugira ngo ntihazagire ubwoko bubazwa cyangwa se ngo buryozwe amaraso y'intumwa y'Imana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Intumwa y'Imana yaho ngaho yaje guhita isaba Ali, imusaba ko
yasigara mu nzu iwe ndetse agasigara ku buriri bwe ndetse agasigara yiyoroshe n'ishuka ye, kugira ngo abahakanyi nibamubona bajye baguma bakeka ko ari intumwa y'Imana Muhammad sallallahu alaihi wasallam ikiryamye. Ali ntabwo yigeze azuyaza, nta nubwo yigeze ajijinganya mu kwemerera intumwa y'Imana Muhammad sallallahu alaihi wasallam kumusigarira mu rugo nk'uko yari abimusabye. Ibi nabyo biratwereka ubutwari bukomeye bwa Ali mwene Abi Talib, kuba atarigeze ashidikanya cyangwa se ngo azuyaze, kandi mu kuri cyari igikorwa cyashoboraga no gutwara ubuzima bwe akahapfira mu cyimbo cy'intumwa y'Imana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ariko kubera uburyo yakundaga intumwa y'Imana Muhammad sallallahu alaihi wasallam n'uburyo yamwizeraga ndetse n'uburyo yamwubahaga n'uburyo yakundaga idini w'Islamu, yemeye kuhasigara. Ibi byose biratwereka ubutwari bwa Ali mwene Abi Talib. Ikindi nanone twavuga kuri Ali mwene Abi Talib nuko intumwa y'Imana Muhammad sallallahu alaihi wasallam yasize imutegetse ndetse imuha n'indagizo yari yahawe n'abantu ba Maka. Ati ntuzavana muri Maka utabanje guha zino ndagizo ba nyirazo. Ali niko yabigenje. Mbere yuko yimuka ava i Maka asanga intumwa y'Imana Muhammad sallallahu alaihi wasallam i Madina, yabanje buri wese kumuha ukuri kwe. Noneho Ali abona kwimuka asanga intumwa y'Imana Muhammad sallallahu alaihi wasallam i Madina. Ali mwene Abi Talib bavuga ko yagumye muri Maka igihe kigera mu minsi 3 nyuma y'uko intumwa Muhammad sallallahu alaihi wasallam yari imaze kuva i Maka ijya i Madina. Ndetse nta nubwo yahavuye, uretse ko yahavuye nyuma yo kubona ubutumwa bwari buvuye ku ntumwa y'Imana Muhammad sallallahu alaihi wasallam umubwira ko agomba nawe kwimuka akava muri Maka agasohoka muri Maka akajya i Madina agasanga intumwa y'Imana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Icyo gihe yimuka yari ari hagati y'imyaka 22 ndetse na 23 nk'uko amateka bitubwira. Ikindi twamuvugaho ahangaha nuko amateka tubwira yuko amaze gufata urugendo rwerekeza i Madina yagendaga nijoro, hanyuma byageza ku manywa akihisha kugira ngo abahakanyi batamukurikira bakamugirira nabi. Ali mwene Abi Talib amaze kugera i Madina no gutuza ndetse no gutekana no kuruhuka no gushira impumpu, nibwo yaje kurongora umukobwa w'intumwa y'Imana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Fatimatu Zahra radiyallahu anha wa ardaha, fi shahri Safar, mu kwezi kwa kabiri kwa Kisilamu, mu mwaka wa kabiri. Ntago mu mateka yigeze arongora undi mugore Fatima akiriho, kandi bose yabarongoye Fatima atakiriho. Fatima yabyaranye nawe abana harimo wita Hasani ndetse na Hussein. Mu myaka 2 yakurikiranaga, mu mwaka wa 3 ndetse n'uwa 4, duhereye aho intumwa Muhammad sallallahu alaihi wasallam yimukiye ivuye i Maka igiye i Madina, ndetse yaje no kubyarana nawe Zainabu ndetse na Kulthum. Ali yari umwizerwa cyane ku ntumwa y'Imana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yari inkingi ya mwamba
ndetse ikiguhamiriza ibyo ngibyo ni uko yaragize itsinda y'abantu bari bashinzwe kwandika ubutumwa bwaziraga intumwa y'Imana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ubu mbese twamwita nk'umunyamabanga, nk'aho yari nk'umunyamabanga w'intumwa y'Imana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ikindi nanone intumwa Muhammad yakunze kumutuma mu bihugu bitandukanye, ndetse ikunda no kumutuma ku bantu batandukanye bari bakomeye. Intumwa Muhammad sallallahu alaihi yandikiraga ibahamagarira uw'islamu, ibakorera dawa kugira ngo binjire uw'islamu. Nanone ikindi twamuvugaho ni uko intumwa Muhammad sallallahu alaihi wasallam yigeze kumugisha inama ubwo hari igihuha bitaga hadithatu al-ifki. Cyari igihuha abanafiki bigeze gukwirakwiza bavuga ko umugore w'intumwa y'Imana Aisha yasambanye. Iki gihuha cyashenguye intumwa y'Imana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kiramuzengereza. Yaje kugisha rero inama Ali mwene Abi Talib, amubaza uko yabigenza n'uburyo yabyitwaramo. Iki nacyo kiri mu bigaragaza ko intumwa Muhammad sallallahu alaihi wasallam yizeraga Ali cyane. Nanone Ali ikindi twamuvugaho, yagize uruhare rukomeye cyane mu guhosha intambara n'amahane yabaga ari hagati y'amoko atandukanye. Ali mwene Abi Talib, Ali mwene Abi Talib yabaga ari kumwe n'intumwa y'Imana Muhammad sallallahu alaihi wasallam mu ngamba ze nyinshi cyane, kiretse urugamba rwa Tabuki ntabwo yari ahari, aho intumwa Muhammad sallallahu alaihi wasallam yari yamusize i Madina ngasigarana n'abayisilamu, aho yamubwiraga ati wowe urwego uriho kuri nge rumeze nk'urwo Haruna yari afite kuri Musa, uretse ko inyuma yanjye nta yindi ntumwa izaza. Ikindi twavuga kuri Ali bin Abi Talib ni uko yari umuhanga, akaba yari intwari cyane, yaranzwe n'ubutwari, yarangwa n'imbaraga ku rugamba. Ibyo ngibyo amateka arabiduhamiriza. Mu rugamba rwa Badiri yishe uwo bita Al-Walid ibn Utba, ndetse yica n'abandi mu bari bahanganye barengaga 20. Nanone mu rugamba rwa Uhud, Ali mwene Abi Talib yishe uwo bita Talhat ibn Abdul Uzza, wari ufite ibendera iryabo bari bahanganye. Imico ye, Ali mwene Abi Talib yaranzwe n'imico yo hejuru cyane, imico myiza itagira uko isa. Nibyo bintu byamuranze nk'uko amateka aguma kubiduhamiriza. Ikindi twamuvugaho ni uko yarazi ibijyanye n'ubucamanza kuruta abandi basahaba, cyangwa se kuruta abandi basangiranye n'intumwa y'Imana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Igihe kimwe intumwa Muhammad sallallahu alaihi wasallam kuvuga iti, umunyempuhwe mu bantu banjye muri umma yanjye ni Abubakari, naho inkazi ni Umar bin al-Khattab, naho umunyesoni ni Uthman bin Affan, naho uzi ibijyanye n'imanza no guca imanza no gukemura impaka ni Ali mwene Abi Talib. Ikindi twamuvugaho Ali mwene Abi Talib nuko yaranzwe no kwihangana,
cyane kuva akiri umwana, n'igihe yabaga umuyisilamu, igihe ubuyisilamu bwari bugikorwa mu ibanga, ivugabutumwa rya kisilamu rigikorwa mu ibanga ritarajya ku mugaragaro, intambara yarwanye ari kumwe n'intumwa y'Imana Muhammad sallallahu n'izo yarwanye batari kumwe, ibibazo yahuye nabyo mu buyobozi bwe ubwo yayoboraga, byose bitwereka ko yari afite ukwihangana gukomeye cyane. Kandi si n'ibyo gusa, si naho byagarukiraga, yakundaga kugira inama abasahaba yo kwihangana. Yaranzwe n'ubutwari ahantu hatandukanye, ibyo ngibyo nta gushidikanya kurimo. Ikindi twavuga kuri Ali mwene Abi Talib nuko yaranzwe no kwegereza Allah subhanahu wa ta'ala, gukora ibada zitandukanye. Yakundaga guhagarara ibihagararo bya nijoro, agakunda buri gihe kwiyumvamo ko Allah ari kumwe nawe kandi amureba. Yakundaga kugirira abantu impuhwe, abasobanurira ibyabagirira akamaro kandi anabereka ibyabagiriraho ingaruka. Ali mwene Abi Talib, ikindi twamuvugaho nuko ikindi Ali mwene Abi Talib ikindi twamuvugaho nuko ubuyobozi bwe yayoboye mu gihe ibihe byari bikomeye cyane, ndetse ubuyobozi bwe bwahuye n'ibibazo bitigeze bihura n'ubundi buyobozi bundi ubwo ari bwo bwose, ariko Ali mwene Abi Talib yabashije guhangana n'ibyo bibazo, abasha guhagarara kigabo, arwana intambara ikomeye cyane, yirinda ko hari amaraso y'abayisilamu yameneka, ndetse aguma no guharanira ubumwe bw'abayisilamu, yanga ko abayisilamu bacikamo kabiri. Ali mwene Abi Talib ari gusari kuri alfajiri ku musigiti wa Kufa, hagati mu isara nibwo umugabo bita Abdurrahman bin Muljim yamuteye inkota y'ubumara mu mutwe. Hanyuma Ali mwene Abi Talib avuga ijambo rye rizwi mu mateka agira ati fustu wa rabbil Kaaba, ati ndatsinze ku izina ry'Imana, mbese ashaka kuvuga ko yari ameze nk'uguye ku rugamba kubera ko yarapfuye ari mu isara. Yaje kuzanirwa abaganga bakomeye kugira ngo bamuvure, ariko baragerageza biranga ntiyakira. Amaze kubona ko ari bupfe, yaje kwandika umurage. Amaze kwandika uwo murage, uburozi bwagumye gukwirakwira umubiri wose kugeza ubwo yapfuye nyuma y'iminsi 3. Yapfuye mu ijoro ry'itariki ya 21 muri Ramadani mu mwaka wa 40 kwimuka ry'intumwa y'Imana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yari ari hagati y'imyaka 64 nk'uko amateka bitubwira. Ali mwene Abi Talib, ikindi twamuvugaho nuko yabaye uw'indashyikirwa mu mateka y'Ubuislamu, akarangwa n'ubutwari, akarangwa no kugira ubumenyi, akarangwa n'imbaraga. Ali mwene Abi Talib, Imana Nyagasani subhanahu wa ta'ala imwishimire, yagize uruhare cyane rukomeye mu mateka ya Kisilamu no kuzamura Uislamu. Abasahaba bamutangira ubuhamya butandukanye. Yabaye intangarugero ndetse azakomeza no kuba intangarugero ku
kuzageza isi irangiye. Mu magambo yavuze Ali mwene Abi Talib, igihe kimwe abantu baramubajije bati yewe Ali Abu Talib, ari ubumenyi n'umutungo ni ikihe kiruta ikindi? Arabasubiza ati ubumenyi buruta umutungo, kubera ko umutungo urawurinda ariko ubumenyi bwo urakurinda. Arakomeza arabwira ati umutungo iyo utanze urarangira ariko ubumenyi iyo utanze nibwo bwiyongera. Arongera arabwira ati ubumenyi ni umucamanza ariko umutungo wo ucibwa urubanza. Arongera arabwira ati abanyamitungo bapfuye bahagaze ariko abamenyi bo bahoraho ibihe byose, nubwo bafata ukabahamba ariko ubumenyi bwabo tugumana nabo, bahora ari urumuri mu mitima yacu. Iri ni ijambo yavuze, yaravuze ati abanzi ni batatu, uwa mbere ni umwanzi wawe, uwa kabiri ni inshuti y'umwanzi wawe, uwa gatatu ni umwanzi w'inshuti yawe. Mu yandi magambo Ali mwene Abi Talib yavuze tuzaguma kumwibukiraho ibihe n'ibihe kuzageza isi irangiye. Yaravuze ati man swara al-haqqa swarahu, umuntu wese uzagerageza kurwanya ukuri kuzamutsinda, umuntu wese uzagerageza kurwanya ukuri kuzamunesha. Mu yandi magambo Ali mwene Abi Talib yaravuze ati kwihangana biri mu bice bibiri: kwihanganira ibyo wanga ukabikora igihe ari ngombwa, no kwihanganira ibyo ukunda ukabireka igihe ari ngombwa ko ubireka. Mu yandi magambo Ali mwene Abi Talib yaravuze ati ntago imfubyi ari yapfushije ababyeyi, ahubwo imfubyi ni itagira ubumenyi ntigire n'ikinyabupfura. Mu magambo Ali mwene Abi Talib yavuze, reka tuyasezereye kuri iri ngiri, yaravuze ati ujye ugerageza kumwenyura kabone n'ubwo umutima wawe uri gutonyanga amaraso, ugerageza kumwenyura kabone n'ubwo umutima wawe uri kuva amaraso, uzagerageze ntugereke abantu kubabaye. Ati kandi nanone ujye ugerageza wizere ko ibyiza biri imbere, kabone n'ubwo ibigeragezo byaba ari akangari, kabone n'ubwo ibigeragezo byaba ari ishyano ryose. Ali mwene Abi Talib yari umugabo wakataraboneka, yari umuntu mugari cyane, ntabwo twamuvuga mu gihe cy'isaha ngo turangize ibyo twamuvugaho. Reka tugarukire aha ngaha, dusaba Imana ko yatworohereza ikaturinda ikatugirira neza, ikazaduha kubona no kwicarana na Ali mu ijuru. Subhanakallahumma wa bihamdika, nashhadu an la ilaha illa anta, nastaghfiruka wa natubu ilayka. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin, alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.